dutangiye filime yacu. Ahangaha umukozi wo mu rugo nyirabuja amuzaniye imyenda yo kumesa, atakira rwose mesa kandi ugire vuba vuba ndabikeneye cyane. Umukozi ati niko se ibi ni ibiki? Yagize gutya akuramo imyenda y'imbere, ati si ibyo ni ibiki? Barakwereka ni umukozi mushyashya. Hati mabuja ngewe ntabwo njya mesa rwose iyi myenda y'imbere, yikuremo basi ibindi bisigaye ndabimesa. Umukobwa hati se iki cyo ni igiki? Arongera akuramo isutiye. Hati mabuja kuko mwakihanganya ibi ngibi mukabyimesera cyangwa nyine mukabikuramo ngiye nkamesa ibisigaye. Undi ati wanshinze urantegeka ibyuma gukora? Ati niba utabishaka rero va ahangaha ugende, ntabwo nkoresha ni ngewe ugukoresha. Umukozi ariko kuko unyumvisha nabi mabuja, hati mu by'ukuri urumva nyine imyenda y'imbere hari igihe nyine usanga yanduye. Hati undi ati reka nkubwire niba utabishaka mvira ahangaha mu mahoro. Hati dore inzira n'umuhanda, va ahangaha. Umukozi uko bamwirukanye we yari mushyashya nta n'icyumweru aramara, none ahise yirukanwa, yanze kumesa imyenda y'imbere. Umugore ahangaha hati urabona ukuntu gasara nikagende. Hati wowe urantegeka, ushaka kuntegeka ahangaha? Hati we amafaranga yarabuze, ntago habuze abakozi, ndashaka abandi. Kigali we. Umukozi amaze kwirukanwa yahamagaye umuntu ati niko uzi ko banyirukanye? Hati rwose nta hantu wandangira. Undi ati reka rwose hari ahantu nzi, reka nkurangire, naho bakeneye umukozi, ugende ujye ukomange wumve ko baguha akazi. Hati oke reka ngeyo. Filime yacu nuko itangiye inakomeza. Feri ya mbere umukobwa umukozi wirukanwe yaraje kuko akomanga ahandi wa wundi amurangiye. Ntabwo bizi ko bamuha akazi, ariko nyine anamubwira ati genda ugerageze wenda wahasanga nyine baguha akazi ntawamenya. Nuko yakomanze arategereza, naho ni mu bakire nta miliyoneri. Hagikomanga ariko umwana ntiwafunguye. Ageze ahangaha abona umutantine. Hatanti bitese haturagenzwa n'iki se? Umwana yaje anaseka amusekera. Hati yewe nyine se urumva nyine ndifuza akazi ko mu rugo, bari bananyinga ahangaha mukeneye nyine umukozi. Umwana ati turamukeneye ariko pe ni ukuri kandi na papa aramushaka. Hati se nyine wowe uturutse hehe? Hati urumva nyine nturutse mu majyepfo. Hati hehe. Hati rero yinjira hano nta kibazo rwose. Hati papa aramushaka nawe nanjye ndamushaka. Barakwereka umwana yahaye karibu umukobwa ngo barifuza umukozi, ariko ababyeyi banza ntabahari. Umwana nyine niwe uri ahangaha. Hatanti hati karibu nyine, hati karibu ariko yo kumbe ni akana keza, ni akana gafite umutima mwiza, karezwe ntabwo gasuzugura, katanye no kumusekera nk'akantu kamuzi. Hati se tanti ubu ngubu rwose ubundi wakoraga hehe? Ti rwose ahangaha rero ngewe mbana na papa, hari umukozi wari uri ahangaha nyine yaratunaniye turamwirukana, yari umwana mubi. Hati nyine papa arashaka undi. Hati urumva rero ngewe nyine nakoraga nyine pfiriya kumuhima, none ntago byagenze ndabanyirukanye, ariko mumuhaye akazi nazakora neza pe, nazabakorera neza cyane. Umwana ati humura ye papa arakaguha ndabizi. Hati arakaguha? Umwana siko se yemereye akazi umukobwa, arangije ariko yaramuherekeje. Hati rero ubwo nyine papa ntago araza, wowe genda ndaza kumubwira ko wageze ahangaha. Barahuje batanye no guseka. Hati ariko ja uri umusirimu pe. Umukobwa akisekera. Hati ndabona uzakora akazi neza nyine ugakora n'amasuku. Hati wa mbere yasaga nabi nyine yakoraga ari umukozi rwose usa nabi cyane ugira umwanda. Hati ariko wenda kwikundiye tanti ni ukuri kw'Imana, reba n'umutwe wa nyine harasa neza. Tanti arangaha. Hati ni ukuri ubwire papa ko nshaka akazi nzakora neza, ibintu byose nyine nzagenda mbitunganya. Tuvuye aho twageze mu wundi muryango, hari abakozi babiri bose. Umwe arapfukamye, ku ruhande haje undi mukozi azanye icyo kunywa. Umugore arahanga arategeka. Hati ni kuko watinze wakantu, yamuhaye icyo kunywa. Undi nuko abareba agafilime asomaho ku kirahuri, yumva birabishye. Ati yewe data we, ati niko ibi ni biki umpaye wagakobwa we? Ati ibi ni biki? Aracira n'umukire wawe. Abakozi ni batatu bose we, bose arabakoresha. Ati ibi ni biki? Ati wakizemo ibiki muri divayi? Ni ka divayi. Ati igikombe kiroze harimo isabune cyangwa ni ibiki warunzemo hari? Ati ntabwo wacyogeje ngo ucyunyuguze, ni ibisabune gusa. Yaramupfukamishije, bose barapfukama. Ati se muzamure amaboko nyine mwanca karafumwe. Yewe data we, mbega umugore ahangaha we. Abakozi bapfukama. Kumbi bagipfukama, ku ruhande haturutse umukobwa ukiri mutoya.
ni umukobwa w'uyu mama. Hati mama bitese, hati rwose urumva ubu ngubu ndagiye, hati ariko se bansuhuze, reba ukuntu usunika umukozi we, hati va anga wa kintu, hakubita hasi wagira ngo rwose ni ivaza asunitse cyangwa se ni ikijerekani. Hati mama, ati bite, umeze neza se, umeze neza, hati ni umuryango urakize, abakozi ni 3, ni umugore ndetse n'umwana we baribanira. Hati sheri urasa neza uyu munsi we, hati ariko hati mama nkwerekeze ukuntu nsa, hati riga mayi nambaye neza naberewe, urebe yarahindukiye yereka nyina, arakaraga amabuno aradingisa, yewe we nyina araseka ati mwana wanjye we uri mwiza sha, wambaye neza. Yo filime nuko itangiye inakomeza. Nuko ati rero ngiye kureba sheri mama, ngiye kurasha nyine wanjye wa musore, hanyuma ndebe ukuntu rwose nta musore ndamukumbuye, hati sinsa neza, haraho mwayi, hati reka ngende. Urebe abakobwa bose ati zamura amaboko wa kintu, hati nta soni, bapfukamye bose ni ku gihano, bose ni ku ikosi, ni 3, umuryango urakize. Ariko uyu mugore ibyo akorera umukozi ntago ari ibyino, ntago ari umwe, ni 3. Umukobwa arangije hati ariko iki cyo ko kitazamura amaboko mama, ko kitazamura, hati wazamuye wa kintu, wagicakara afu, yewe data we aramutuka. Reba ukuntu bafata we, rwose nta cyubahiro ntaki. Ariko abantu bakuru abashakanye burya mujye mwubaha abakozi n'abantu, yewe nabo ni abantu, nta mpamvu yo kugenda umuhotera. Hati muzamure we, muzamure. Nuko bazamuye, undi araseza ati bayi ngiye kureba sheri. Barakwereka bidatinze twagarutse ahangaha, ni muri ofisi ahantu hamwe mu kazi, hari umusore mwiza mutoya, yagiye kubona hinjiye umukobwa. Hati sheri amakuru yawe, hati biteze sha ndagukumbuye. Yo wa mukobwa yaraje gusura uyu musheri, uyu musore. Hati rwose sheri kunsanze mu kazi rwose ko ndi busy, ubu ntago wakihangana wenda ukazaza mu rugo. Hatoya ngenda gukumbuye, yewe ntago nabyihanganira, nawe ntago kimpamagara, ntago kinyandikira kuri WhatsApp, ubu surambira ngo ngende. Oya rwose ntago ngiye nagenda, ntago nabyemera. Umusore arahanga. Umukobwa yaragiye ahita afunga urugi, harafunga neza 1 2 3, aterega shenda gukumbuye cyane pe, basi nyine banzu mpakabizu. Mujye mureba umukobwa n'umwana wo mu bakire cyane, abaherwe bafata n'abakozi, nyina nuko nyine arabapfukamisha agakubita. Arangije hazahangana umukobwa ati yewe sheri, hati nuko ndagukumbuye, ihangane nawe nubwo ari mu kazi se, reka dufunge nyine, hanyuma urebe ukuntu twakora ka siporo nyine, ukampana akabizu, ukagorora nyine n'umugongo wanjye. Umusore yarikanze, hati ariko sheri hatoya yewe ntago nabikora ahangaha, ariko mu kazi se urumva haje umukiriya se, unatariki ihangane nawe ntukagenda umera gutyo. Hati ubu ntashize ukwezi kose, cyangwa usigaye unca inyuma sheri, hati wakihangayika ko ngukunda rwose, kubizi ndagukunda cyane, rero ndagukumbura nkakubura. Umusore nuko yanze kugenda, mu by'ukuri akora siporo n'umukobwa, undi araza akora mu mutwe w'umusore, ariko sheri uzi ko ngukunda, koko waretse basi ukampana akabizu, hati nta muntu uhari, yewe nta muntu uhari. Ariko umusore yarabyanze, ni mu kazi nta keza kabyo. Filime iraha itangiye nakomeza. Wa mukobwa bidatinze, wa mukozi mu rugo yaragiye aracumbika ku ruhande, arangije aragaruka. Haza ahangaha ubanze wabo atari kure cyane, yaragarutse kugira ngo arebe ko yahura na se w'umwana. Bidatinze se w'umwana yaratashye avuye mu kazi. Hasa umukobwa ahangaha amubonye ati yewe, hati bosi, hati mwiriwe neza se, mwiriwe. Umusore arahindukira, hati bitese umeze gute, ntago amuzi, amusanze aho ngaho. Hati ni byiza, hati wowe se amakuru yawe, undi ati ni meza, hati nyine naje ahangaha gushaka akazi, ati mu by'ukuri nkeneye akazi. Aramwitegereza, akazi se kandi wowe mukabyara mwiye, ntihure ukuntu amureba. Hati naje ahangaha nyine umwana arambwira ngo mukeneye umuntu wabafasha mu rugo, nari ngarutse yaramwe nzagaruke muhari, naje ahangaha mudahari. Hati rwose aho nakoraga ntabwo byagenze neza, ariko munyemere mukampa akazi, nakora neza nakitanga, mu by'ukuri kandi mwamukoreye Imana. Umusore ati se umwana wanjye se, umwana wanjye rero niwe nyine uba ukeneye umuntu bagumana ahangaha, sinzi niba azakwemera cyangwa se. Bidatinze umwana yaje ahangaha, hati papa waje se, hati ni karibu papa,
ati dore wa mukobwa nakubwiraga nyine n'uyu nguyu. Ati n'uyu se? Ati se waramushimye nta kibazo urumva rwose mwakorana? Umwana ati naramushimye nyine. Ati se urabona atari mwiza? Afite isuku, aseka neza, avugana neza, ntabwo ari nka wundi wagiye, wa wundi se nta nubwo yiborosaga. Ati n'ukuri papa uyu nguyu twabana neza pe, njye namukunze. Ese aramureba atari ko mwana wanjye koko hakunze umuntu rwose utanamuzi. Umwana ahangaha rero niwe ufite ijambo ryanyu. Hatoke ntiwamukunze se mwana wanjye nakwimiki, ubwo nyine nimubane gutyo. Nuko papa ntabwo yabitinzeho, ijambo ni iry'umwana. Ati ubwo nta kundi wamukunze rwose. Ati njye se narenzaho iki? Papa arangije ava aho ngaho arigendera, abananiwe, yiriwe mu kazi, imihangayiko n'iki. Aravuga ati umwana wanjye rero ibyo nshinzwe nyine ni ukuguha ibyishimo, ntiwakunze tantine ubwo nyine nimugumane. Umwana ati tanti wabibonye se? Erega njye rwose papa ndabizi ntabwo yanyangira ikintu na kimwe. Ati njyewe papa buriya ndamutegeka ibintu byose nkamutegeka. Ati rero ubu ngubu igisigaye nyine wowe nyine uzagenda uzana imyenda yawe hanyuma twigumanire tanti. Ati sibyo? Kuba umwana yikundiye tantine akimubona, hari ukuntu ntareba umuntu nyine afite agasuku n'iki. Ati ndabona ari sawa. Tantine ati uzi n'ikindi? Ati urakoze cyane we. Ati mana we, ati sheri urakoze. Undi ati ariko uranshimira ibiki tanti, nawe rwose nta byawe. Ati reka rwose njye nakwikundiye nkikubona. Ati rero mu by'ukuri jyewe buriya nkunda umuntu rero iyo turi kumwe duseka tugakina nyine tukaba nyine nk'abasheri. Ndaraseka ariko se ati ariko sheri nawe rwose. Ati njye rero nzi gukina. Ati uzayibona njyewe. Ati nzi gukina amabigibigi, amakarita, kwihishanwa. Ati njyewe tuba dukina umunsi wose wire. Kuma umwana harifuza umuntu bakikinira. Ni umwana w'umukobwa mukuru ukuzemo, ariko nyine abana na papa. Papa nta mugore afite, ariko afite umusheri umusanga mu kazi akamumerera nabi cyane, akifuza ko bagenda bahuza urugwiro mu kazi. Nuko umukozi yabonye akazi bidatinze. Mu by'ukuri umwana ati ngaho rero mu by'ukuri njyewe ndifuza ko wazagenda ukazana imyenda, sibyo? Wa mukozi turakoze we, urakoze cyane mwana wanjye we, sheri we urakoze. Umwana ati nkoze iki se tanti? Ariko nawe rwose. Ati nzakuzanira akabombo n'aka ice cream n'akabiswi. Undi ati ariko tanti nawe tuzazane twinshi nyine n'ibibombo byinshi. Ni umukobwa aracyari muto ariko nyine hakuzemo gake gake, ni umwana mu bakire. Tuvuye aho twagarutse ahangaha, wa mukobwa wo mu bakire mu by'ukuri, wa wundi ukunda wa musore ufite uriya mwana yaje ahangaha, bari kugenda bamwambika we, baranamwoza ahari bakamusiga. Ati mama, ati nyine ngiye gusubira kureba sheri wanjye. Ati sinsa neza mama, sinsa neza. Ati ariko mwana wanjye koko wagira kujya buri munsi kuri uriya musore ntabwo azakwinubara? Undi atoya mama urebe, baramwambika isaha, inkweto, ibintu byose bagahanagura. N'abapagasi umuryango n'abakire, abamiliyoneri byahamye rwose. Si ukwiyemera si iki? Ati shyiramo n'ahangaha se nyine wakintu. Ati shyiramo ahangaha. Yewe data we, abakozi ni ishyano ryose mu nzu, umuryango urakize ariko nyine babafata nabi, barabasuzugura. Nyamuneka bantu bakoresha abakozi mu rugo, mujye mufata neza abashakanye, mujye muha agaciro umukozi. N'ahandi hose ariko iyo umukozi mufashe neza nawe akora akazi neza, kakanoga, kakagenda neza, mwese mukabyungukiramo. Babikora bapfukamye, barangije bati ngaho muve imbere rero mugende, muva aho ngaho se nyine mugende. Barangije n'abakozi bava ahangaha baragenda. Barifuza amaramuko, nta kundi byagenda. Undi aza ahangaha ni nyiramwiza. Ati reka njye kureba sheri rwose, reka nsubireyo. Akunda umusore cyane, bya bindi rwose birenze urugero. Barakwereka. Tuvuye aho twagarutse ahangaha, papa haraganira n'umwana. Ati papa ariko nawe ntabwo ari kunsohokana papa, ni ukubera iki? Ngiye ndifuza ko dusohoka ukantemberana. Papa ati ariko mwana wanjye mafite akazi kenshi, ihangane muri weekend nzareba ukuntu rwose nagusohokana ugiye kwicunga. Ati papa ngiye ntago mbikunze. Papa arahanga ati mwana wanjye ko kwambabariye, ko mfite agaserese k'akazi, basi nyine tukazaganira ejo. Ati sibyo? Ati papa ngiye urumva, ngiye ntago namara rwose icyumweru ntasohotse. Urumva ari byo papa? Ni umwana w'umukire ariko nyine nta mama.
ese mama yagiye hehe, se yitabye Imana, ese bakoze divorce. Komeza ure filime akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantique. Umwana asiga ahangaha hasigara aseka, ariko papa buriya koko wabona njye ntakunda gusohoka, haragenda akajya mu kazi gusa akanyibagirwa. ubu si binanzanira ahangaha by'ibibiswi n'ibyaisikurimu ngiye byo mu rugo ndabishaka. Ngiye rwose nta nubwo kurya inkoko zo mu rugo ngiye mba mbishaka, n'amafi yo mu rugo hoya, ngomba kujya muri hoteli nkasohoka n'abandi bana. Wumva umwana inkoko zo mu rugo ngo ntazishaka n'amafi, ngo yarabihaze akeneye nyamuneka gusohoka. Mwihangane, umwana ni umukire nyine, afite papa w'umukire. Barakwereka filime yacu irakomeje. Umwana yaje ahangaha aza kureba agafilime, agenda ahinduranya. Kumbakira ahangaha tantine yarinjiye, baramubwiye ngo agende azane imyenda. Ubanza tantine ntago aba kure cyane, aba nka Kiruhura, aragenda akubita igitsi yarangiza akagaruka. Hati sheri bitese bite nyine, hati tanti bitese, hatari ko se ko watinze we nibiki, ko watinze ra. Hati nyine ndi kureba agafilime ahangaha, ariko se ubundi none se imyenda iri hehe, imyenda ko utayizanye. Kumena papa ahangaha, hati urumva nyine imyenda ntago nyine iruma yose. Tantine yagiye aramesa byose aranikiriza, none ngo ntago iruma. Umwana aza ahangaha arahaguruka, ariko agihaguruka yafashwe no mu mutwe, yumva arazongerewe, yumva isere riraje. Hageze ahangaha arahagarara, umwana asarwaye kiwe, papa ari muri telefone ntago yitaye ku biganiro byabo, arabona ari abana. Umwana arangije yikubita hasi, mujye mureba. Ese bigenze biti? Ubanza umwana afite indwara runaka arwara, indwara ikomeye. Papa ako kanya yarahagurutse aza kureba umwana, ati mwana wanjye ubaye iki? Umukozi nawe nuko yaje, baza gutabara umwana. Ati mwana wanjye, hati uri muzima, uri kunyumva? Baje gutanga ubufasha bw'ibanze bwihuse. Umwana baraterura nuko bajyana kwa muganga. Ese umwana ni iki kimubayeho? Bisa naho papa we azi ikibazo umwana ajya agira, arirukanka. Umukozi nawe hati rwose, hati twihute. Nuko filime yacu itangiye inakomeza. Barakwereka ese umwana arwara igicuri se, umwana se arwara umutima se. Feri ya mbere umwana yageze kwa muganga, ariko nyine ntago byatinze, yaje kugaruka mu rugo, ariko n'ubundi aracyarembye. Ni amasaha y'ijoro, umukozi ntago yatashye uwo munsi, yaje ahangaha aricara ategereje kuzana imyenda. Yaragiye ngaramese ntago byumye, arategereje. Yaraje kureba ko nyine ahangaha nta kazi wenda yaba akora. Arangije papa yaragarutse aza ahangaha nawe, ni amasaha y'ijoro. Umwana nyine ari kugenda yoroherwa gake gakeya, yaje kugenda aganiriza umukozi. Barakwereka ati se umwana ameze gute? Ati umwana rero ameze neza, ari koroherwa, ariko nyine hari ikintu nshaka kubwira. Niba wumva ko tugiye kubana ukajya unkorera akazi ukamfasha ahangaha, ati hari ibyo nifuza kumenya. Umukozi arahangaha, ati se nibiki mukabyaramo, nibikira ko mbona boss rwose wagira ngo hari ibintu bitangaje aje kumbwira. Ubu kuko nibiki? Ariko sura mwana ubundi buriya yikubise hasi, kuko ubundi byagenze gute? Papa ati rero reka nkubwire, umwana wanjye mu by'ukuri yabuze nyina akiri mutoya. Nyina yitabye Imana. Kuva icyo gihe twagiye tugira abakozi bakamwangiza mu mutwe. Hati yitabye Imana akiri mutoya. Ati ku myaka 2 gusa yarabuze mama we. Hati ku icyo gihe twahinduranyije abakozi bakamwangiza, bakamutuka, bakamutoteza, bakamukubita. Hati umwana wanjye yaje kugira ihungabana, ni kuri ubonye kubita hasi. Hati runda kwinginze, niba uje gukora ahangaha uzite ku mwana wanjye cyane, akeneye urukundo, akeneye kwitabwaho. Umukozi yarabyumvishe, atangira kugira agahinda. Ati mana we, ku mwana yarahungabanye kubera ngo abakozi bo mu rugo ngo baramwangije. Papa ati rero ndakwinginze, igishoboka cyose uzagikore umwana wanjye ndebe ko yakira. Ati ujye umuha urukundo kurusha ibindi byose, ujye umwitaho cyane kuruta ibindi byose. Hati amafaranga nzayaguha, nabonye yaragukunze wowe. Ubu ntago ajya apfa gukunda abantu kuko nyine afite ihungabana, ariko yarakubonye umva aragukunze. Niyo mpamvu rero nanjye ntago nabigiyemo cyane.
ati uzambabarire pe, nongere mbisubiremo, uzambabarire unkundire umwana ndebe ko yakira ibikomere yatewe na mama we witabye Imana, ndetse kandi yakira ihungabana yatewe n'abakozi babanje bamufashe nabi. Mujye mwumva nyamuneka abakozi, niba usanze umwana mu rugo jya umufata neza, umufate nk'uwawe, ukorere Imana izakwitura. Ntugakorere ijisho, ntabwo ari byiza, byangiza umwana jya umureka akine aseke, mwishimane, bituma ubwonko bwe bugenda bukura neza. Umukozi arangije ati yewe, ati rwose nzabyubahiriza, ariko nyine reka ngikurira nanjye ukuntu ameze. Arangije ava aho ngaho ajya kureba umwana. Wibuke neza tantine yahawe akazi, ariko ntabwo arazana imyenda ngo yaragiye aramesa, ntabwo biruma. Papa aramubwira amateka ye n'umwana kugira ngo ajye amwitaho. Papa nawe afite agahinda kenshi, yarababaye kubura umugore, yapfushe umugore akiri mutoya, umwana afite imyaka 2 gusa. Nyamuneka burya iby'isi nuko, iby'isi ntabwo byoroshye. Barakwereka filime irakomeje. Hashize umunsi umwe wa mukobwa yaragiye ajya kuzana imyenda, ariko ahageze noneho yarambaye asohotse, ahagarutse asanga ibintu bye byose babitaye hanze. Haza ahangaha atari ko se uyu ninde ufunze koko, ko nari niteguye ntarasohoka, ninde uje agafunga imyenda yanjye akayijugunya hanze? Byaramuyobeye, asanga igikapu hanze. Ati niko ninde unsoreye ibintu? Naho ngaho umukobwa yibera niho iwabo, barakwereka nyine ni mu gikene, ni mu duhegene nta kundi. Burya nyine umuntu aba ahajyanye n'ubushobozi bwe, niyo aba mu giti nta kundi nyine, buri cyane no kwihangana Imana izagufasha. Hati niko, hati buse uko ibintu byanjye byose, kumbi umukobwa akitonganya, ku ruhande hasohotse umugabo. Hati niko se, hati bite byawe ko numva uri gusakuza ahangaha? Hati fata imyenda yawe yose ugende, ntago iyo nzu rwose mu by'ukuri muyishyura, rero nafunze. Hati wamfunguriye gato rwose nkakuramo ibintu? Hati nafunze yewe genda. Asike, hati wa mukobwa mubana nawe yatorongeye yagiye. Hati ni gute se mu amezi 3 mutanyishyura? Hati genda, nta n'ikintu muzakuramo hari mutanyishyuye, harimo matora zanyu n'ibitanda. Hati ufata ibyawe ugenda uva ahangaha. Hati rega mwarankinishije, mwamfashe nk'akana, kumbi landlord nyiri byondo nyiri inzu. Ati mugomba kunyishyura mwanze mukunze, nkene amafaranga nanjye nahangaha nkura. Abana banjye se murabona bazarya iki? Ubu se kwishuri ntibabirukanye? Hati mugende, kandi rwose nimutashaka vuba ibintu byanyu nzabigurisha. Kumbi nyiri inzu nawe nyine akeneye udufaranga. Burya iyo umuntu afite nyine inzu imuha nk'ibihumbi wenda nka 50 cyangwa 100 cyangwa 200, nawe burya naho ngaha bakura uramuhagahaha akishyura amashuri y'abana. Rega ubuzima ntabwo bworoshye. Hari igihe ugira ngo umuntu ngo afite amazu ngo yarakize, ariko nawe burya aba akeneye amafaranga nyine niyo amufasha kubaho. Ndati uzi n'ikindi, nta kintu nakora, ntabwo nagufungura niba hari ibisigamo nyine genda ukore cyane uzanzana amafaranga yanjye na mugenzi wawe. Kandi nyiri byo ndarabaseka ati ariko sha mwagize ngo ngewe se njye ubusa muri Kigali se? Ati nta mikino bahangasha. Umukobwa yarumiwe aravuga ati Mana kuko ibi ni ibiki koko? Mbega ubuzima we, mbega ubuzima. Yaragiye aramesa, ariko agarutse asanga ahangaha ibihari biteye ubwoba. Bamwirukanye. Umukobwa babanaga nawe ntago azi ngo yatorongeye ajya hehe, yafashwe n'agahinda ashaka no kurira. Hatari ko koko hati ibi ni ibiki, ibintu byanjye se birimo ahangaha? Hati akamotora kanjye, hati umugenzi wanjye we yagiye hehe? Ati Mana we, Mana koko. Burya hanze ntago byoroshye, ubuzima ntago bworoshye. Usanga rwose abantu ari ukwizirika umukanda, ariko nyine jya wihangana ukore cyane, byose bizagenda neza. Icyambere ni ukwihangana, ntutakaze umwanya wawe ujya mu busa, ujya mu bintu rwose bitubaka, bitakwinjiza amafaranga. Jya ukora cyane, ubundi utekereze ku kintu cyaguteza imbere. Burya nyine kwihangana bitera kunesha. Yafashe imyenda atangira kugenda ashyira mu gikapu. Hatoke nta kibazo, umunsi ko nabonye akazi, ariko nyine ibintu byanjye birambabaje cyane, harimo ibintu byinshi, inkweto iki, nta na kimwe asohoyemo. Filime ahangaha irakomeje. Bidatinze wa mukobwa yaragarutse arakomanga, havuye kuzana imyenda. Papa araza nyine aza gufungura. Wibuke neza
umwana ararwaye, ntabwo tuzi se ameze gute, se aragenda. Papa none ubu ni bogari nyine aratambuka amubona, umugabo ukize n'umukire we ntabwo ari ukwemera nk'ababandi yewe, afite agafaranga niyo agenda urabibona, urabona ariko ukuntu agatuza rwose. nuko umukozi arangije ati rwose munyihanganire natinze, nasanze mu rugo bitameze neza, hari harimo akabazo. Hati ikibazo kize kandi ati nyine nagiye nsanga nyir'inzu yafunze, ati n'ibintu byose yabifungiranye, ati mbese hari muri byo ntabashije gufata, ati hari amafaranga twari turimo y'inzu, rero ntabwo yabashije kwihangana, ati nuko byagenze nyine natinze cyane, ati munyihangane nuko ntabwo bizongera, ntabwo bizasubira. Yaje ahangaha aza gusobanurira umukire uko byose byagenze. Umukire ati okay, nta kibazo, hati ubwo nyine urumva, hati wigumira aha nyine ntese ntibonye akazi ahangaha, hati n'ubundi ufaranga uzagenda nyine umwishyure. Undi hagatima karagarutse, ariko hati murakoze ni ukuri kw'Imana, hati nzaguha n'utwo kwishyura ntugire ikibazo. Aha yageze mu bakire nyine, harimo udufaranga amezi 3, ariko nyine umukire kutwishyura ni nko guhumbya. Hati icyo nifuza cya mbere ni uko umwana wanjye umwitaho, hanyuma mukamenyerana rwose, akagukunda ukamukunda, hati ibindi byose uzambaza icyo ushaka. Bidatinze wa mukozi yaraje atekera umwana, amwitaho, ari kuganira, amutera sitori kugira ngo arebe ko umwana nyine yakishima agakira akamera neza. Umwana atangiye koroherwa, afite trauma, agira gutya akikubita hasi. Kumbi umwana akirya bakimuganiriza, papa yaturutse hejuru, yaragiye mu kazi, hasaba umwana hari kurya yishimye nta kibazo. Ibi rero bigashimisha papa cyane. Nyamuneka burya ababyeyi bose ikintu kibashimisha ni ukubona umwana yishimye aseka, ibyo ku mubyeyi birahagije, nta kindi aba yifuza. Hati sheri wakize neza se, ati biraryoshye, ati papa uzi ko biryoshye, ati tati nazi guteka we, mbega umusosi we, ati ni ibya mbere. Hati nangaha rero nawe amanota ariyongera, hati ntiwumva se sha, hati komeza nyine ushime nyine bazampa amafaranga menshi. Papa ati rero tantine urumva umwana nyine ntabwo arya amavuta menshi, ugomba kujya guteka amavuta makeya. Hati kandi ishimye rwose uburyo watetse, uburyo umwana wanjye rwose mwarishimanye, aragukunze pe, ntuzi ko wagira ngo rwose ugiye gusimbura mama we. Umwana ati nyine azasimbura mama, ati uyu ni mama rega. Tantine tumwumvishe, hati rero ugura mama we. Tati naranga hari ikanga, ati ugura mama nyine, ati si mama si mama, ati nyine ni mama, ni mama pe. Ati rero mama ujye umwubaha, mama ntabwo amusuzugura, ati sibyo sheri wanjye, ati rero murabeho reka njye mu kazi k'abandi. Nuko papa yavuye aho ngaho arigendera, hasiga bwiye tantine, ati rero tantine ubwo nyine ubaye mama. Murebe umwana, tanti ubwo nyine ubaye mama, ntabwo nyine uzongera kugenda. Tantine arahanga, hati mbaye mama se gute kandi umunsi umwe yaribaza, ariko ati ubwo bivuze ko noneho mbaye umugore wa papa wawe ra. Filime irahangaha itangiye inakomeza. Tantine yatangiye kwisetsa kubera nyine amagambo umugabo mubwiye, harahindukira nuko agatwenye nyine ku maso haza nyine akantu k'akamwenya. Hati sumbaye n'umugore wa papa wawe ra, ni mu mutima ariko ni mu mutima. Hatangira kugenda afata ikiganza azunguza, ati wasanga se nabaye umugore w'umukire yewe, ati wasanga rwose umwana mpaye umugisha. Nuko filime irahangaha barakwereka, filime yarakomeje. Tantine yari ahangaho umunsi umwe ari kugenda atunganya ibyo kurya, imboga, burya imboga nyamuneka n'umuti. Akiri aho ngaho ariko umukire yaraje, haza mu gikoni, hasanga undi ari mu kazi. Umukire se yaragenzwa n'ikira mu gikoni, ariko n'igikoni cyiza ntabwo ari twa tundi usanga harimo imyotsi n'imirayi byose. Yewe data we, iki ni igikoni cya kizungu. Hatantiye akazi keza, bimeze n'ibitese, hati nta kibazo ufite, nta kibazo pe, rwose bimeze neza byose. Aratunganya imboga, burya mujye murya imboga nyinshi ndetse n'imbuto, birinda indwara, byongera abasirikare b'umubiri benshi cyane mu mubiri, ibyo bita globule blanc, bigatuma utarwaragurika. Niyo mpamvu imboga n'imbuto ntibikabure ku ifunguro ryawe. Ndati rwose imeze neza pe, hati rero buriya nyine nkunda ngiye guteka imboga nyinshi, nuko hati imboga ni nziza. Ndaraseka, ati sha uri umusirimu sha, ntiwumva se. Hari abantu batuka ugasanga yatetse ariko kawunga nyinshi, imiceri myinshi, ibirayi byinshi, ibyo si byiza. Uteka imboga nyinshi cyane, ibindi bikaba bikeya.
papa bidatinze yaje gufasha tantine, hatereka ngo ufashe nyine gutotora imboga, undi ati ariko waretse koko ubundi, hati waretse, hati ariko ntabwo ntukuye ko wabaye mama w'umwana wowe, hati uri mama w'umwana, ati reka dufatanye, tante ati mwana we, hati subu, ati ni mama w'umwana, hati subu nabaye umugore ahangaha, ni mu mutima ariko ni mu mutima, hati urumva nyine umwana wanjye buriya iyo yagukunze nyine biba byarangiye, hati ntabwo ukiri umukozi ahangaha nza ngo ufashe akazi, hati nawe rero nyine urumva nta mpamvu yo kuvunika, hati ibi ni ibiki kandi tanti, hati izo ni tungurusumu se, papa ntahagaze ibyo ari byo, hati arabona ari ibintu nyine bisharabuye, hati ntabwo nari nzi ko ari tungurusumu, ariko imboga bari gutotora niba ari iki, niba ari isogi, niba mbega imboga we, buriya nyine agahugu umuco akandi wako, usanga abantu barya ibintu bitandukanye byinshi cyane, nuko twatetse, papa mu by'ukuri afashe umukozi, twaje ku meza hashize icyumweru kimwe turi kurya, kumbe papa yari yazanye wa mukobwa kumusura mu rugo, yamusize mu cyumba, undi aramanuka aza kumusomera ku meza imbere y'umwana ndetse n'umukozi, papa atari ko waretse, undi atari ko se urumva wansize mu cyumba urabona ntagukumbuye, umukozi yatangiye kwitegereza papa na wa mukobwa atangira kubabara, bari kumusoma, kandi papa yamubwiye ko nawe amaze kuba mama w'umwana, yagize akajinya, hatangira kugenda amera nk'umuntu ufuha gake gakeya, wa mukobwa atari ko rwose sheri wajya ureka nawe, ubusa uransiga mu cyumba koko, urabona ari byo, yaraje yicara kuri papa ntabishaka, hatari ko rwose nawe reka mbagukumbuye, umwana urebe yarebye umukobwa na se agira isesemi, ariko ibintu biki kuko ubundi papa arimo, iki gikobwa ubundi ni cyahehe, urebe umukobwa aripfusha, atari ko mbagukumbuye sheri we, hati rwose urumva nyine umukozi arebana n'umwana, mujye mureba ni ku meza, umukobwa nta soni agira, wagira ngo ntago yarezwe, niwo mu bakire, ariko nyina nta kinyabupfura yamuhaye we, wibuke neza abakozi baramwoza bakamwambika, abakozi buzuye ahantu hose, harasuzugura, nta gaciro abantu, n'ahangaha rero nta gaciro ari guha umukozi ndetse n'umwana, hatereka nkubwire reka ngewe urumva ndagukunda, hati se iyo hashize ibyumweru 2, 3, 4 tutabona nawe wumva nta kibazo kirimo, hatari ko papa atari kurabona ko ahangaha hari umwana, ntubona ko hari umwana muto ndetse n'umukozi, wakihanganye ibindi tukaza kubiganiraho nyuma, umukozi yarumiwe hatangira kubabara, n'umwana nawe nuko ku meza ku manywa rwose yihangu neza ati yewe data we, hatari ko uyu mukobwa kuko igikobwa papa yagikuye he, urebe tantine yagize rwose mu by'ukuri ikintu nakwita nko gufuha, undi atari ko sheri uri mwiza we, dore amabizu ku meza, dore amabizu, papa yabuze ukuntu yirukanka ngahunge, abakobwa baragwira, abasheri baragwira, ariko sheri wampaye akabizu ubundi uratinya iki, hati ngewe buriya rega niyo ndi mu rugo ngutekereza, hati rwose, hati na mama arabizi, umunsi ku munsi mba ngutekereza, undi atari ko nyine ibi uri gukora nakubwiye ko atari byiza, ntabwo ari byiza, wese ntabwo ubona ko turi ku meza, ntabwo uri kubona umwana ahangaha, ntabwo uri kubona umukozi, hati se ntabwo wakihangana ibindi tukaza kubivugana wenda mu cyumba, cyangwa se tukajya hanze tukaganira, hati na uri kurengera, undi atari ko ibikozi ubumbwira ibikozi n'ibyiki, hati iki gikozi se nicyo giguteye isoni, undi atari ko ntugatuka, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, wumve ari gutuka umukozi, wibuke neza abakozi b'iwabo baranakubitwa bagapfukama bameze nk'abacakara, ariko umugabo uri ahangaha byo ntago abishaka, ntago abikozwe, hati wituka umukozi, uriya ntago ari umukozi, ni tantine w'umwana wanjye, hati rero ugenza gakeya, undi atari ko nawe waranyobeye, hati ibintu byose uzajya ubiha agaciro, hati si umukozi kabara umukozi nyine ubundi abashinzwe iki, hati ntukagire isoni, ariko ibikozi ze kari ibintu biri aho ngaho gusa by'ibyambagara, mana we, mbega umukobwa we arirata, niwo mu bakire cyane, akomeza guha amabizu umugabo, ati ariko sheri we, ati nawe rwose, uwo mukozi yumvishe ko bari kugenda bamuganira nabi, umukobwa amutuka, yafashe ibyo kurya, afata isahani ye, afata ikirahuri cya ji, arahaguruka ava aho ngaho ajya kurira mu mbere, papa ntago byamushimishije habe namba, umukobwa afata ibiryo, hati sheri ariko tamira nawe, tamira twirira, ariko hatuzwe ngo ukunda, papa aratamira ariko ntago yishimye, umukobwa umukozi yarafushye ariko aranababara,
ava aho ngaho aragenda. Umwana asigara aha ngaha, asigara areba umukobwa udafite ikinyabupfura papa akundana nawe. Urebe ukuntu abareba n'umwana, urebe undi habe namba rwose, habe no kuvuga ariko aha ngaha hari umwana, ati sheri akira rwose nkuhere n'icyo kunywa, katari kinywera ndagukunda, rega ndagukunda. Yewe data we, bakobwa we, mbega umukobwa we arongera amuha ikibizo imbere y'umwana. Umwana atari koko umwana yanjye we, ibi ni ibiki koko? Ati mbega ikintu we, atubu koko papa ubundi iki kintu yagikuye koko, ikintu kitagira rwose kwiyubaha be. Arongera amuha ikindi kibizo, umwana agira isesemi we, ati mana we, ati rwose reka nanjye nigendere papa kuko ibintu rwose nkuri uyu munsi ni ibiki. Umwana arakaye, yarakariye se, yakuneye n'umuntu utagira ikinyabupfura, n'umukobwa mu bakire cyane ariko warezwe nabi. Barakwereka umwana yaramurambiye, urebe ibintu umukobwa ari gukora imbere y'umwana. Ati we data we, ati sheri, ati rwose akira nawe. Umwana arahagurutse afata ibyo kurya bye ndetse n'icyo kunywa, ava aho ngaho aragenda. Umukobwa uri aha ngaha ntasanzwe, ibyo akora imbere y'umwana n'umukozi papa ntago yabikunze habe namba. Atari ko sheri ntukajye ubashaye nawe, ntukagira amasoni rwose, ntago ari byiza. None se ntidukundana atari kakiri icyo kunywa. Papa ati ukoze amakosa ariko rwose turakunda no gukoza amakosa, ntago ari byiza pe. Papa byaramurakaje ariko nyine hari ukuntu nyine umuntu ahitamo nabi. Umukunzi n'uwo nuko nyine ikinyabupfura ni hafi ya ntacyo. Umukozi yaje aha ngaha aza kwigunga, aribaza ariko ibi koko ni ibiki? Hati rwose baramuyundi ni mama w'umwana, none reba kiriya gikobwa kije aha ngaha hino kuntuka koko kirambwira nabi. Yaje aha ngaha aza kwibaza byinshi. Barakwereka filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere ku munsi w'ejo, ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se mukererwe, ndabakunda cyane. Bari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.